Halo, halo, mumeze mute? Twongeye kubaha ikaze abadukurikirana umunsi ku munsi. Mwibutse ko buri munsi hano tukugezaho agafilime keza karimo inkuru, buri muntu, buri munyarwanda, buri mukunzi wa filime aba akwiye kumenya. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku gafilime gateye gutya. Ni agafilime gakinwe mu buryo bwa drama movies. Aka gafilime rero kacu gatangira dufite umuhungu n'umukobwa, aho baba baza babazanya bati ese umugabo wawe ntabwo azi ko uri hano? Umugore nawe agasubiza umuhungu ati oya rwose ntabyo azi, ntabwo azi ahantu naparitse. Muri ako kanya rero bahita binjira mu modoka iba iparitse aho, nuko wa muhungu n'umukobwa bagatangira gukuramo imyenda bagiye gukora ya mico mibi bya bwombo. Gusa hagati aho dusubiye inyuma, umugabo w'uyu mugore tuba twigeze kumubona aza kuri iyi modoka, bisa nkaho aba afite amakuru y'ibiba bigiye kubera ahangaha. Nuko rero uyu mugabo araza agahita ajya mu mwenda w'imodoka akicara muri iyi modoka. Uvuga ngo muri cya gihe uyu mugabo n'uyu mugore, uyu mugabo baba baje gucana inyuma no gukora imico mibi muri iyi modoka, nyir'urugo aba yabiboneye. Nuko rero mu gihe rero batangiye gukora bwombo, wa mugabo acana telefone ye agatangira gukamera ibiba biri kuberaho. Gusa mu gihe abandi baba bari mu byabo bwombo bahatwitse koko, uyu mugabo nawe ariko agerageza gufata amashusho y'ibi bintu umugore we ari kumukorera, aribeshya gutya agahita afata kuri accelerateri, imodoka igahita ihaguruka. Mwibuke ko uyu mugore we n'uyu mugabo bari kumuca inyuma, baba baje muri iyi modoka bakajya mu ntebe z'inyuma, akariho batangira kuhatwikira. Bikimara kugenda gutya rero, imodoka ihita igenda ikagonga urukuta. uyu mugore w'uyu mugabo agatangira kubaza uno mugabo wundi aba yazanye bari guca inyuma uyu mugabo nyir'urugo, amubaza ati se ni ibiki bibaye? Bagahita bava mu byo barimo ako kanya bagahita basohoka. Gusa mu gihe bari bari kujya kureba ikibaye, umugore areba mu birahure by'imbere kwa shoferi akabona inkweto, agahita agenda gake gake akabwira wa mugabo aba yizaniye, baba bari gukorana bwombo, akamwereka izo nkweto, agahita amubwira ati ceceka, ati ubu ikintu tugiye gukora ni uko tugiye kugenda dufungure gake gake, wowe ntuvuge gusa, ubundi uyu muntu tumukubite koko. Muri ako kanya rero bahita babikora koko, bakajya gufata imfunguzo z'imodoka, ubundi bakaza gukingura. Gusa mu gihe bagiye gukingura, wa mugabo ahita yitanguranwa agahita abwira umugore we ati ndagufasha, ati ubu ndakwifatiye noneho, ubu ndabimenye neza ko ari unca inyuma, ati dore niba ikimenyimenyi amashusho ngaya nayafashe, nafashe videwo uri kunca inyuma, ubu igikurikiye tugiye kudiringa nacyo ni divorce. Uyu mugore w'umujinya uhita umwica, agahita akanda kuri konta
kontake, akazamura ibirahure by'imodoka umugabo akirimo imbere, akamubwira ati wembe si gazu n'umugore uba utuka umugabo we guriya, ati wembe si ushobora gusiba ayo mashusho wafashe. Umugabo ati ntibishoboka. Umugore ati rero reka nze nkwereke. Wa mugabo rero uba uri gusambana n'uyu mugore agerageza guhagarika umugore, ariko umugore aba yarakaye koko, akayita abwira uno mugabo ati wowe ntugire icyo umbwira. Uyu mugore tuhita tumubona yikojeje inyuma muri butu, akazana akabido karimo esanse, akahita aza akayimenagura kuri ya modoka, akabwira wa mugabo ati niba udashaka gusiba aya mashusho, bivuze ko nawe uyu munsi ari uwo munsi wa nyuma tugiye kubonana, kuko ndabona wakaniye ushaka kunshyira ahantu. Umugabo ubwo nawe ubwoba buhita bumwica, akamubwira ati wibeshye. Muri ako kanya rero wa mugabo uri gusambana na wa mugore ahita yigendera, none wa mugore agacana umwambi, ariko mu buryo atabishaka, umwambi tujya hasi handi yaba yamennye esanse, ya modoka igatangira gufatwa n'umuriro. Ubwo wa mugore ubwoba buramwica, nawe agahita agenda. Umugabo bakamusiga aho ngaho, ya modoka ariko iri gufatwa n'umuriro igenda yaka, ndetse n'umuriro ukaza kujya mu modoka indani. Umugabo rero agerageza kwirwanaho mu buryo bwose bushoboka, akahita ashakisha ibintu byose bishoboka kuba byamufasha muri iyo kondisiyo aba yisanzemo. Gusa kuko amahirwe aje kubona agashakoshi k'umugore we muri iyi modoka, yarangiza akaza gusangamo akantu kameze nk'akuma, akagacisha intebe y'inyuma ugana kuri butu, maze akabasha kuza gusetsa wa mwanya ufungura n'ubundi butu agasohokamo. Muri icyo gihe rero ari wa mugabo uri kumuca inyuma n'umugore, bose baba bazi ko umugabo ari kuhahira. Gusa bitunguranye tujya kubona tukabona wa mugabo ari guca inyuma uno mugabo arahageze, ndetse na polisi zigahita zihagera muri ako kanya. Wa mugabo mbese biramurinda, akabura ibintu umugore akoze, akavuga ati uyu mugore we no kukwica yakwica. Umugore utinyuka gufata esanse agatwikwa umugabo we, njyewe ndinde uko atazigera akorera ibintu bibi birenze ibi. Nuko rero polisi iti hagera, nyuma tukaza kumenya yuko uyu mugabo aba ari we uba wagiye guhamagara polisi kubera ibintu aba abonye n'umugore aba akoze. Ubwo polisi rero nk'uko mubizi, polisi zo hanze bigeze hagira ibintu birangiye, polisi irahagera igahita ihamagaza wa mugore, ubundi bagahita bamutera ipingu. Wa mugabo noneho agahita asaba imbabazi uyu mugenzi we, akamubwira ati rwose umbabarire, umugore wawe yari yambwiye ko burya mufitanye ibibazo bikomeye cyane, ndetse ko utajya umubonera umwanya wo kumufasha mu buriri. Ati muri urwo rwego nanjye naraje mu rugo rwawe, atari ko rwose nta kibazo rwose, ntituzagere tugira icyo dupfa turi abantu b'abagabo. Umugabo rero nawe arareba, akareba ibyo umugabo aba akoze, akavuga ati ibyo byose habayeho kutamenya. Niba yarashutswe n'umugore wanjye ariko akaba agize umutima wo kuhuruza polisi, uyu mugabo ni umugabo koko. Atamubwira ati nta kibazo, ati nta kibazo rwose, ibyabaye reka tubyirengagize. Polisi ubwo nayo ihita itambikana umugabo
ihita itambikana na k'uyu mugore w'uyu mugabo, ubundi uyu mugabo agahita abwira wa mugabo uri kumucunga akamubwira ati imodoka yanjye ubwo rero ihiye ntacyo wamara ifite ukangeza iwanjye. Wa mugabo nawe akamubwira ati ntakundi, ati nanjye ndashimira Imana, wenda nanjye imodoka yangize ko yari nayo yari kuba yayitwitse. Muri ako kanya rero ubwo bagahita bajya mu modoka bakagenda. Ni iriya somo ukuye muri iyi filime y'uyu munsi? Ese ni iyo ushaka ko tuzakugezaho mu minsi izaza? Kora subscribe kuri iyi channel kugira ngo umunsi ku munsi tujye tuguhereza ibikwiye, ibintu byiza ukwiye kubona, filime nziza, ibindi nakagaruka. Ciao ciao, kora subscribe, ujye muri comment nawe utubwira ati uyu mugore yaza kuba wawe wari gukora iki? Usanze umuntu ari kuguca inyuma wakora iki? Ese nawe wamutwika? Gusa ibyo ntibikabe. Iri ni isomo tuba dufasha mbere y'uko ibintu byatubaho mu gihe icyo ari cyo cyose. See you in the next film.